Okay, hero bakunzi ba Saturisi. Saturisi umenye n'ibi ngibi kabisa. Hano hari amakode y'ingenzi ugomba kumenya. Amakode yagufasha ibintu byinshi, kuba utunze telefone ano makode utayazi nabyo biba ari ikibazo. Ariko kubera Saturisi abantu ugiye kubimenya byose tu. Reka duhere kuri iki cya mbere. Icya mbere tugiye kureba, ushaka kureba yuko hari abantu bumviriza telefone yawe. Hari ukuntu uhamagara telefone, wahamagara abantu bagahita bafata bakumviriza telefone yawe n'ibyo uri kuvuga byose ariko ntubimenye. Dore iyo ushaka rero kureba yuko hari abantu bakumviriza, ukanda akanyenyeri urwego 21 urwego ukemeza. Ubu nemeje tayari byahita birangira, nahita mbona abantu bumviriza telefone yanjye. Reka twongere tubisubiremo, akanyenyeri urwego 21 urwego, tayari ugahita ureba nimba hari abantu bumviriza telefone yawe uri guhamagara. Reka tujye ku bundi buryo bwa kabiri. Ahangaha uba ugiye kureba niba SMS cyangwa ubutumwa bugufi bujya kuri telefone itari iyawe. Nk'umuntu akakoherereza ubutumwa, aho kugira ngo bujye kuri telefone yawe ugahita bujya kuri telefone y'undi muntu ntubimenye. Hano ukanda akanyenyeri urwego 62 urwego. Iyo umaze kubikandamo gutyo ukemeza, uhita ureba ukabona nimero yakira ubutumwa bakoherereza. Okay, ibi ngibi nabyo turabibonye, ariko reka tubisubiremo kugira ngo mubibone neza. Ukanda akanyenyeri urwego 62 urwego, tayari ugahita umenya abantu. Iyo umuntu akoresheje SMS ukamenya abantu bazakira. Okay, ibi nabyo turabibonye. Reka tujye ku bundi buryo bwa gatatu. Ushaka kureba uko wakuraho cyangwa wakirinda abantu binjirira telefone yawe agafata nimero yawe kayihuza niye, aho kugira ngo ubone ibintu ahubwo akaba ari wajya abibona. Hano hoho dore uko ubigenza. Ukanda akanyenyeri ukanda urwego 002 urwego. Ugahita umenya, ugahita ubakuraho kabisa. Niba hari bimwe twarimo tureba mbere, niba hari abantu bakwinjiriye bafashe nimero yawe bakayihuza n'iyabo bakaba bakira ubutumwa buturutse ahandi, iyo ukanze gutyo ukemeza, abo bantu uhita ubakuraho. Okay, reka tujye ku bundi buryo rero. Ubu nabwo ni uburyo bwiza cyane, aho ugiye kureba email za telefone zawe cyangwa nimero ziranga telefone yawe. Aho ukanda akanyenyeri urwego 06 urwego. Reba banyereka ngo email ubuzi ngizi nizo nimero z'iyi telefone ndi gukoresha. Izi nizo nimero zayo. Nk'ubu ngubu wenda ngize nk'ikibazo nkayibura, zino nimero narazanditse ahantu, telefone yanjye nshobora gushaka nkayibona. Nawe niba ufite telefone ya smartphone, ugomba gukanda bino bintu, ukanda akanyenyeri urwego 06 urwego, ugahita ubona email zayo, ubundi ukazandika ahantu wizeye neza, ku buryo nuramuka ubuze telefone yawe uzahita ufata zino email ahantu hazanditse n'abantu, ubundi ugahita wishakisha telefone yawe mu buryo bworoshye. Okay, reka tujye ku bundi buryo rero. Ahangaha hoho iyo ushaka kumviriza telefone ya sheri wawe cyangwa y'undi muntu utizeye, ugashaka yuko abazajya bamuhamagara nawe bizajya bibanza bikakunyuraho, aho ukanda akanyenyeri 62 akanyenyeri, ugahita ushyiramo kode y'igihugu cyacu ni 250 niyo kode y'igihugu cyacu. Nimba ari MTN ugahita ukomerezaho 078 wenda urugero 33 akaba ari nk'ibishyiramo ugakanda urwego. Bino iyo ubikoze izi nimero wenda niza mugenzi wanjye n'inshuti yanjye, ubu ngubu ndamutse mbyemejeho gutya, iyo nshuti yanjye nazajya ndeba ubutumwa bayoherereza. Ubutumwa bwose bamwoherereje, umuhamagaye yaba adahari nkamwitabira, nimero haramba nzihuje kabisa. Reka twongere tubisubire mu kanda akanyenyeri 62 akanyenyeri 25, ugahita ukomerezaho 07 8
mpaka nimero zirangiye, ubundi ugahita ushyiraho urwego ukemeza. Noneho rero bino bintu iyo ushaka kubikuramo ukanda urwego 002 urwego, uba ubihagaritse. Nimba wari wabikoze hari umuntu ushaka kujya wumviriza, iyo ukanze gutya uba ubihagaritse. Ubundi buryo bwiza rero ushaka kumenya amakuru y'abahamagaye nka sheri wawe ariko atabitabye, wenda urugero bakaba bamuhamagaye telefone yiwe itariho, ushaka kumenya abantu bamuhamagaye ngo ni bantu ki, ukanda akanyenyeri 61 akanyenyeri, ugahita wongera ugashyiramo ya kode, ugashyiraho nimero ziwe ukemeza, uhita ureba nimero zose zamuhamagaye zamushatse. Bino nabyo ushaka kubihagarika ukanda urwego 61 urwego, ndakeka biri kugaragara kabisa, urwego 61 urwego, ugahita ubihagarika ukabivanaho. Ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi byagufasha mu buzima bwawe kabisa. Noneho hari ubundi buryo bwiza rero mu bintu bijyanye password ni ikintu gikunda guhangayikisha umuntu, ugasanga umuntu afite nka telefone y'amatushi ariko harimo password byaramunaniye kuyikuramo, wenda ngo ashyiremo indi. Iyo telefone y'amatushi iri kwaka, dore imibare ukoresha, ukanda akanyenyeri urwego 1 2 3 4 5 urwego. Hano kabisa password bahita bakwereka delete, ugahita uyideletinga ikavamo kabisa. Buno nabwo ni uburyo bwiza, ukanda akanyenyeri urwego 1 2 3 4 5 urwego. Bino iyo ubikoze password uhita uyisiba kabisa. Reka tujye ku bundi buryo bwiza rero. Ufite telefone ya smart, wenda reka nkwereke uburyo byaba bimeze.